Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Ejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko impaye igitondo gishashya cyo kongera kuramuka ndamahoro. Nawe kandi uri bunyumve nuko Imana yabashije kukurinda. Imana yacu nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma dusenga n'isengesho ry'uyu munsi. Gusenga kubasha kuvuguruza imigambi mibi. Gusenga kubasha guhindura ibyanze guhinduka. Gusenga kubasha kubaka ibitari byubakitse bikubakika. Isengesho rigira umumaro iyo umuntu agiye imbere y'Imana yumva aciye bugufi, yumva ashaka Imana, kandi isengesho rigira kure cyane rigatambuka rikarenga inyenyeri rikagera ku Mana. Umutima w'umuntu ugakomanga ushaka kureba Imana, Imana nayo ikavuga ngo uyu muntu ninde. Imana ishimwe kuko iyo tugiye imbere yayo tubasha kumvwa, tubasha gutegwa amatwi. Imana iratwumva ikavuga ngo iri sengesho ry'uyu muntu nkwiye kuryumva kandi nkamusubiza. Imana yacu nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Rero abantu muri iki gihe bitewe n'impamvu z'ubuzima, impamvu z'uko babayeho, impamvu z'uko isi irimo yihuta cyane, ntabwo bakibuka no gusenga isengesho babyutse. Basi ngo baragize Imana ingendo zabo, baragize Imana akazi kabo, baragize Imana umunsi. Usanga isi iri gutwaza abantu igitugu cyane, ni ugukanguka yihuta yirukanka, abona amasaha yamusize, igihe cyamujyanye. Ariko unyemerere iki gitondo dusenganire isengesho, tubwire Imana ngo ongera ubane natwe kandi ugendane natwe. Ni ukuvuguruza imigambi mibi yose umubisha Satani yabasha kudufataho, kugira ngo tube amahoro kubw'isengesho dusenze uyu munsi. Usengane nanjye iri sengesho, ubane nanjye mu mwanya mwiza wo gusenga. Tubwire Imana ngo nihindure ibyacu byanze guhinduka. Tubwire Imana ngo nigarure ibyacu byanyazwe. Tubwire Imana ngo niyubake ibyacu tubona biri gusenyuka. Tubwire Imana ngo nikomeze ibyacu tubona biri kujegajega. Tubwire Imana ngo niyongere iduteze intambwe kuko tubona twe tunaniwe. Tubwire Imana ngo aha turabona bidakunda ariko turaje ngo utegeke bikunde. Twongere tubwire Imana ngo ongera ube mu byacu. Nukuri unyemere dusenganire isengesho mu izina rya Yesu. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma ibice 12 umurongo wa mbere tugere ku wa 9. Hanyuma nitumara gusoma iri jambo dusenganire isengesho mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Imana ishimwe. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Aha niho nshaka ko dusengeramo. Ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira,
ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze kuko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Imana yacu nikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Numvise twasenga isengesho muri iki gitondo, ariko tugasengera muri iri jambo. Gusenga kubasha kuvuguruza imigambi mibi Satani yari afite ku muntu, kubasha guhindura ibyanze guhinduka, kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Ngo iyo asenganye umwete ibyo asengera birashoboka mu izina rya Yesu. Petero nawe yari ari bupfe rwose, bye byari burangire, uko umwami Herode ngo yagiye agirira nabi abantu b'Imana. Yagera igihe rwose abona ibyo arimo gukora biri kunezeza abantu, aravuga ati birakwiye ko nongera nkagira ikindi nkora. Ngo aravuga ati nubwo nishe Yakobo ariko ngiye kwiyongeza na Petero. Nuko nawe aramufata ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Bibiliya iratubwiye ngo igihe yatekerezaga ko agomba kumusohoreramo ngo asoze igikorwa cyo kumugirira nabi nk'uko agiye abikora ku bandi, iryo joro niryo Imana yamutabayemo. Amen. Iryo joro niryo Imana yamukijijemo. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo ni kubw'amasengesho y'abitorero babonye ko agasuzuguro kabaye kenshi, babonye ko bikabije kandi birenze, ngo nuko abitorero bagira umwete. Haleluya. Ndashaka kukubwira iki gitondo ngo ongera ugire umwete, nanjye ngira umwete, twongere tugire umwete wo kwegera Imana, nk'uko tugira umwete wo kuzindukira mu masoko tujya guhaha, tujya kurangura no gucuruza. Babandi bazindukira mu masoko saa 9 z'ijoro, abandi saa 8 bakaba bari mu masoko ari kurema bimeze neza. Babandi bazinduka bashaka abagenzi mu mihanda, babandi bazinduka bajya mu tuzi dutandukanye kugira ngo babeho. Nk'uko tugira umwete wo gukora ibyo ngibyo ngo tubone indamu z'isi, reka tugire umwete wo gusenga. Haleluya. Nuko ngo abitorero bagira umwete wo gusenga, baramusabira ku Mana, baravuga bati ibi bimaze gukabya, noneho uyu we mudusubize. Imana ngo biyinjira mu matwi, ibona birakwiriye ko yatabara kandi yarengera. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nuko Imana ngo yohereza marayika, araza akoma mu mbavu Petero mu iryo joro yari bwicwemo, yari busohorwemo. Ngo nuko aramubwira ngo sohoka unkurikire. Iminyururu imuvaho rwose, Imana imusohora hagati ya za ngabo zimurinze. Imana imubohora, nta wundi muntu ubikoze. Imana imukiza, nta wundi ubigizemo uruhare. Ikoresha marayika musohora hagati y'abarinzi. Nukuri Imana yakoze igikomeye icyo gihe kubw'amasengesho y'abagize umwete wo gusenga. Nicyo nashakaga kuvuga muri iki gitondo. Ongera ugire umwete, nanjye nyiri umwete, kuko nidusenga dukiranutse bizagira umumaro kandi bizahindura byinshi. Ibya bindi ubona ngo byanze, bya bindi ngo byananiranye, bya bindi uvuga ngo mbese gutabarwa kwaturuka he, ukabyuka ukabigendana, ukagaruka ukabisinzirana, ariko uvuga ngo nta gutabarwa mbona. Ongera ugire umwete wo gusenga mu izina rya Yesu. Imana izahindura ibyanze guhinduka. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenganire isengesho, tubwire Imana ngo nubwo twabonaga ko byanze, ariko tugize umwete, turongeye twisubiyemo, dusanze dukwiye kugira umwete, maze nawe ukaza ukaba mu byacu. Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusenganire isengesho, Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu. Imana ishobora byose, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubushobozi bwinshi, Imana ivuga bikaba, yakoresha itegeko bigahita bikomera, yavuga ngo nibigenda uku akaba ariko biba. Imana yo kubahwa n'abantu bose, amavi yose yo mu isi azagupfukamira, ay'abakomeye ndetse n'ayaboroheje bose bazakubararira, kuko uri umunyembaraga, kuko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko waturindishije imbaraga zikomeye, nuko tukaba amahoro mu bicuku by'ijoro. Abaryamye bose siko bakangutse, hari bamwe basinziriye baherayo, abandi bigenda ukundi, arabakanguka bakisanga aho batifuzaga kuba bari. Utugiriye ubuntu nge na bene data bari bunkurikire, tubaye amahoro, utwongereye umunsi mushya. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ushyirwe hejuru kuko imirimo n'ibitangaza ukora
ntabwo twabasha kubirondora uko biri, ntabwo twabasha kubivuga ngo tubirangize. Icyo tuvuze cyo turavuze ngo nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro. Tuje imbere y'ubwiza bwawe rero, ngewe na bene data tugize umwete nk'uko bene se wa Petero bagize umwete ab'itorero bakamusengera igihe yari ari mu nzu y'imbohe, igihe atabonaga gutabarwa kwaho guturuka. Ijambo riratubwiye ngo bagize umwete wo gusenga. Gusenga kwabo kwagize umumaro, gusenga kwabo kwahinduye ibitari guhinduka, gusenga kwabo kwagaruye ubuzima bwa Petero wari ugiye gukurwa mu buzima, gusenga kwabo kwamubohoye ingoyi, gusenga kwabo kwarongeye kumusubiza aho yagombaga kuba ari. Mwami, natwe turaje rero imbere yawe muri iki gitondo, turasenze ngo Imana yo mu ijuru ibe mu ruhande rwacu, ongera ube mu byacu, ongera ugaruke mu byacu, ongera uzane ubutabazi bwawe ku bagabo basenze iri sengesho muri iki gitondo, ongera uzane ubutabazi ku babyeyi, ku rubyiruko, ku bana bato, ku bihugu bitandukanye ibirimo imidugararo, ibibuza amahoro, ibirimo kwiheba gukabije, ibirimo ibihe bitameze neza. Mana, iki gitondo kubwira isengesho, reka iri sengesho rirenga imbibi zaho turisenze turi, umuntu wese uri busengane nanjye, ahubwo rigere kure. Iri sengesho rigere mu miryango yacu, nuko Imana ihindura ibyanze guhinduka, nuko Imana yubake ibimeze nk'ibiri kujegajega, ibiri gusenyuka, ibyo Satani yasenye. Iri sengesho rigere kure, nuko Uwiteka wongera ukora imirimo ndetse n'ibitangaza. Iki gitondo twingingiye abantu barwaye, ntabwo twabibagirwa kuko umubiri wababaza. Arabarwaye bamerewe nabi, hari abari kugendana uburwayi bwabo badafite n'uburyo bwo kwivuza, hari abandi bivuje igihe kirekire ariko babona biranze. Iki gitondo twingingiye abantu barwaye, ukuboko kwiza kw'Imana, ukuboko kwiza kwakuye Petero hariya hantu, ni kugere ku muntu wese ubabazwa n'umubiri aho yaba aherereye hose, nuko uyu muntu atabarwe n'Imana kandi arengerwe nayo mu izina rya Yesu Kristo. Uku kuboko ni gukiza abantu bari kwa muganga bamazeho igihe kirekire badafite ubutabazi, badafite uburengezi. Baganga bakoze ibishoboka byose, imbaraga zabo barazitanze, ubumenyi babushyiraho, ariko hari bamwe bakomeje kubura ubuzima. Aba nabo tubagutumyeho Mana, kuko wasanze Petero muri iriya nzu akingiranwe, arinzwe n'ingabo zingana kuriya, ari umuntu umwe, ariko ukamukura hagati muri zo, ugakora igitangaza kimeze kuriya kikadikwa. Natwe ab'iki gihe tukaba tukibivuga. Nyemerera Mana ugiriye neza abantu bababaye kubw'umubiri ubabaza, abarwaye indwara zitandukanye, iz'abaganga babasha kumenya n'izindi zidasobanuka ngo bamenye ibyazo. Ukuboko kw'Imana ni kugere ku bantu bayo. Kubwira isengesho Mana, agira abantu batabarwa, agira abantu bakira, agira abantu barokoka urupfu rwari rusatiriye, kuko Imana ihindura ibyanze guhinduka. Iki gitondo ningingiye indushyi, abapfakazi, abakene babuze uko bagira, babandi bikabije birengereye Mana, ngo gutabara kw'Imana yacu kubacira inzira. Erega iyo ukinguye ntawe ukinga, ni ukuri n'iyo ukinze burya ntawe ukingura ngo bikunde. Nyemera ukingura umuryango w'ubutabazi ku bantu bawe. Girira neza imfubyi zirira, zibuza abo kuzitaho, zibuza abo kuzirengera. Gahinda kabanye kenshi mu mitima, uhindura ibihe ku bw'abo bantu, uhindura ibihe ku bw'abarara barira, barira yabo akabazwi naho baryama. Nuko Uwiteka we, kubwira isengesho ugira abantu urokora urupfu rwo kwiheba, bagapfa mu marangamutima kubera ubwihebe bukabije. Harimo n'abashaka kwiyahura kubw'imitima ihagaze muri bo, abo nabo ntubagirire neza. Kubwira isengesho Mana, ugira abantu ugarurira ubuzima, ugira abantu ugarurira ibyishimo bari babibuze, ugira abantu wongera kubakira icyizere cy'ejo babonaga kirangiye. Nuko ugirire neza abantu bawe, kuko uri Imana ishobora byose. Mana we urakomeye, ufite imbaraga. Igitondo ningingiye imiryango yabuze ababo,
bafite amarira, bafite agahinda, bafite amaganya, babuze uwo kubakomeza. Unkundire ukomeza imitima y'abantu bawe, kuko uri Imana naje gusanga ihagararana n'abantu n'aho hantu hameze hatyo, umuntu agahumurizwa, isi itamuhumuriza, umuntu agakomezwa n'Imana, nta wundi wamukomeza. Abo nabo ndabingingiye ngo babe bugufi, ukomeza imitima yihebye yose Mana. Aho abantu baherereye barira, abantu baherereye bataka, babona Imana mu ruhande rwabo. Kubwira isengesho Uwiteka uhindure, uvuguruza imigambi mibi, uhindura ibyo Satani yagambiriye ku bantu. Nuko ukuboko kwe kwiza kugere ku bantu, kubahindurira ibihe kandi kubarokore, kuko uri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo, iki gitondo nsengeye ingendo ziri bukorwe, abagendana moto, abagendana amagare, abagendana imodoka, abagendana amaguru, ndetse n'ibindi binyabiziga ibyo ari byo byose. Ukuboko kwiza kw'Imana ni guherekeza abantu bawe. Mwami Yesu Kristo, ndakwinginze ngo uhagarike imigambi ya Satani, ukureho byo Satani yagambiriye kwicisha abantu. Ukuboko kwawe kugira abo kurokora, ukuboko kwawe kugira abo kurengera, kugira abo kuramira. Mana, uyu munsi ukora ikintu gishya kandi cyiza cyo kurengera abantu bawe. Kubwira isengesho dusenze hamwe na bene data banyumva, hamwe na bene data turi bubane muri iri sengesho, ugirire neza abantu bawe, kuko uri Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka we, abantu bawe bari gushaka ubuzima n'imibereho, bakabona bidakunda kandi bitagenda. Mana, unyemerere urebere abantu bawe umugisha, unyemerere abantu bakore bikunde, abarongera kugira umwete, abarongera gukanguka bakagira umwete, bakava mu bitotsi byabo bakongera kugira umwete wo gusenga. Nawe bahindurira ibihe, kuko iyo tuguhamagaye urumva, iyo tukubwiye urakora. Unyemerere nabo bagirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo, unyemerere Mana yacu, ugire neza abantu bose bakwifuza. Mu izina rya Yesu, sengeye amashuri hirya hino abana bajya kwiga n'abarezi babo. Uwiteka Nyiringabo, migambi ya Satani yabaye myinshi mu rubyiruko, ndakwinginze gutanga ubumenyi ndetse n'uburere. Burere bwo burabuze rwose. Satani yisha abana muri iki gihe, abicishije ibiyobyabwenge n'ibindi byaha bikabije. Mana, ndakwinginze ngo uhindure imitima y'abana bawe, uhindure bahe kukumenya, ndetse bagukunda urukundo rubarinda ibyaha. Nuko bitume barindwa igihe kibi kije kuri bo, bitume barindwa, bitume bahinduka, bituma ababyeyi batiheba kubw'ibyo babona. Ahubwo Uwiteka, ubwira isengesho ry'uyu munsi, ugira icyo wakora. Indwara zitandukanye, izitungurana, izituruka ku badayimoni, utubere umukumirizi Imana, utubere umukumirizi. Ukuboko kwawe kwiza kugere kure, gukize, kuramire, kurengere, kurokore. Uko warokoye Petero, uko tubibonye, abari kugira burokora kandi abari kugira burengera, kuko uri Imana ishobora byose. Mu izina rya Yesu Kristo, ingingiye abari kurizwa n'ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Uwiteka we, nugiriye neza aba bantu uko bararushye, barababaye, bararemerewe. Uwiteka we, uko isengesho ry'abitorero ryarokoye Petero, abariko riremesha imigisha mishya, abariko riremesha amashimwe mashya, abariko hakoreka imirimo n'ibitangaza. Uko abantu bagutakira babona ubutabazi, uko abantu bagutakira babona uburengezi, kuko uri Imana ishobora byose. Izina rya Yesu Kristo, ari abafite ibyifuzo bitandukanye, ari abafite amadeni bahananiwe kwishyura, bashaka inzira bakayibura. Inzira zawe n'ibihumbi kandi zose zirakiranuka. Wabaha inzira, wabakingurira, wabaha ibyo gukora bibasha kubaha ubushobozi bwo gukemura ibyo bibazo, kuko uri Imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe kibasha kukunanira, nta kibasha kandi kurogoya imigambi yawe. Uko ijambo ryo ribivuga uko barejo n'uyu munsi ni kuri. Niyo mpamvu natwe tuguhamagaye dufite icyizere, uko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Turagushimiye Mana, ibyifuzo byaba byinshi, ariko wowe ubasha kureba ibikwiriye, akaba ari byo uremera abantu bawe. Umuntu wese usenze iri sengesho akugiriye umugisha mu izina rya Yesu, kandi urushaho kutugirira neza no kutwagura.
udukomereze amaboko kuko tukwiringiye. Urakoze, turagushimiye Mana. Ugirire neza abera bose, ugirire neza abantu bari gusubira inyuma, ubagarure bakanguza umucyo wawe, bongere bagire umwete wo kugaruka mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri bongere babane nawe, bongere bagendane nawe, bongere birinde, bongere bagire amakenga, nuko abantu bawe bareke gusubira inyuma kubw'ibihe mu izina rya Yesu. Ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.